tugiye kuganira ku ngingo ijyanye na gahunda ya New World Order. Basobanuriye gahunda bavuga ko hari uburyo bwo gushyira abatuye isi hamwe bakagendera ku bintu bimwe, gahunda zose zikaba ari zimwe, mbese bakaba bakontororwa kimwe. Hari n'abajya kure bakavuga bati gahunda igamije gutuma abatuye isi bayoborwa cyangwa se bakontororwa, abategetsi isi bakajya babayobora uko bashaka, n'abajya bajya kure bagasobanura iyo gahunda muri ubwo buryo. Rero ibyo ngibyo biragenda bikanagera no mu bijyanye n'ukwemera ndetse n'imyemerere, nabyo hari icyo ino gahunda ya New World Order ibivugaho. Niyo mpamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo tuyiganireho, gusobanurira abantu ibijyanye n'iyi gahunda ya New World Order. Samuel Kwizera ariko ndi kumwe n'umutumirwa ugiye kudufasha kuganira kuri iyi ngingo. Ni Paseri Peter Musisi, mumenyereye mu biganiro bitandukanye. Benshi n'abajya bavuga bati numwe mu bantu batajya batinya kuvuga ukuri, bavuga ukuri uko kuri. Tuhaye ikaze Pastor. Murakoze, nanjye ndishimiye ko basanga niringiye yuko mwebwe nk'abantu kandi bakora umurimo ukomeye wivuga butumwa kuri radio Umucyo. Turanezerwa cyane iyo dusangiye n'andi magambo y'ubwenge karajyanye n'imikorere y'umwanzi, kugira ngo nibishoboka bari mu isi bagende bakanguka kandi bahugukira ukuri. Yego, duhere kuri icyo ngicyo nari nsorejeho. Hari abavuga bati Paseri Peter Musisi ni umwe mu bantu badatinya kuvuga ukuri. Mu biterwa n'iki? Mu gihe wenda bivuze ngo nibavuga ngo ntagatinya kuvuga ukuri, bivuze ko hari abagutinya. birashoboka gusa uko ntekereza jewe muri kamere yanjye icyo nzi ngo ni ukuri, ariko kijyanye n'ibintu bibiri. Kijyanye no gukora icyo Imana ishaka kugira ngo nkivuge, ntabwo binkanga. Cyangwa se icyo ndeba Satani akora mu isi kugira ngo abantu bayobe, nacyo ntikinkanga. Cyakora hariho ubwo ndeba hari abantu bakoreshwa na Satani mu nzego zose z'isi. Yego, abo bantu rero ugasanga bo ushatse no kugira ngo bahugure cyangwa bagaye, hari ugutabishobora kuko n'ubundi sibo bari mu bubata n'ubutware bw'umwijima. Ugasanga rero ucurangira abahetsi cyangwa se bakwikomaho bakakurega ibintu bivuga ngo wenda wabatahire cyangwa se urahubanganya ibyabo, ugasanga ufite uko byikuramo. Ariko niba mvuga ibya Satani akora mbifiteho bwino, mbifiteho ubumenyi cyangwa se by'Imana dushakaho, ibyo rwose nabiburana ahantu hose. Murakoze cyane. Rero twinjira mu ngingo yacu, nagira ngo duhere kuri ijambo bwaryo New World Order. Turareba cyane mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere. Mwasobanura mute iri jambo? New World Order ahihurira ni kamanze mvuga inkomoko yayo. Mu mwaka tariki ya 1 ukwezi kwa 5 mwaka w'icyamagana 776. Yego, habayeho gahunda ikomeye yaturutse ahantu bivugwa ko ari mu buvumo bwahitwa Ingolstadt mu ntara ya Bavaria yarigize ubwami bw'Ubudage. Hanyuma cyari kigamijwe muri ubwo buvumo, umugabo witwaga Adam Johannes Weishaupt nibwo ari kumwe n'abandi bagabo babiri batavuzwa amazina. Muri ubwo buvumo yahahuriye n'icyo bita imbaraga zitagaragara, ibyo bita the invisible force. Byumvikane yuko ni marayika w'umwijima bahuye, amuha inshingano zo gukora icyo bita world revolution. Yego, impinduramatwara exactly za rutura ngo ku isi yose. Yego, icyo gitabo yandika n'igitabo kikubiyemo ibyo ngibyo. Igihe kiragera rero arabikora, atangirira mu kwigisha abantu cyane cyane abanyeshuri n'abandi bantu b'intiti b'icyo gihe, abigisha ubwenge yahawe na Luciferi cyangwa se n'izo mbaraga yahuriye nazo mu buvumo. Muri izo harimo guhindura imitekerereze n'imibereho ya muntu. Cyane cyane hari cyo njya kwibandaho ariko kamaze ivuge ibyavuzwe icyo gihe, harimo guhindura imitekerereze ya muntu muri rwo rwa politike kugira ngo ingoma za cyami zisimburwe na programme yitwa republicanism and multi-party democracy. Ese demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi, kandi no gushyiraho za repubulika ku buryo buri muntu wese uworoheje n'ukomeye yumva yuko yaba umwami. Kandi Bibiliya iravuga ngo ntabwo ari byiza ko umugaragu ahindukira akaba ari umutware w'ibikomangoma. Yego, imwe mu ntego ikomeye yazo kwari uguca intege ubwami, ingoma za cyami.
ikindi bagombaga kuvanaho ni icyo bita clan headship cyangwa se family headships, mbese ubuyobozi bwabo ubw'ubwoko runaka cyangwa ubw'umuryango w'umugore n'umugabo n'abana. Yego. Niyo mpamvu nibo bazanye n'icyitwa uburinganire, iyo filozofi. Burya mwende bamushyigikira uburinganire kandi muri abapasitoro ababara kuko ntimuzi inkomoko y'ibimeze bityo. Yego. Noneho rero ikindi bakoze kibi ikindi bakoze kibi kandi kidakwiriye ni ugukuraho ubuyobozi nanone bw'umuryango nk'imiryango kera yabagaho, kabaho umukuru w'ubwoko, imiryango migari, abantu bakamugisha inama, abo twita patriarchs, abantu bakuru bagishwa inama. Abo rero bakavugwa yuko ari abantu bafite ibitekerezo bijijiriye bagomba gukurwaho. Yego. Ikindi bazanye bigishije abo bantu bigishwaga ni ukwishyira ukizana, icyo bita liberalism. Umuntu agomba kugira uburenganzira busesuye ku kintu icyo ashaka, ndetse ibintu bijyanye no kuziririza n'imiziro kuvuga ikintu gikwiriye bakitaga yuko ari superstition. Ni ikintu mbese kiganisha ku bujiji no gutinya abaringa. Ubu rero bavanaho kuziririza ibintu ibyo ari byo byose. Ikindi bigishije kandi kije mu iyobokamana ni ukuvuga ngo human reason, uburyo bwo gutekereza kwawe nk'umuntu, imitekerereze ya muntu irahagije kumuha inzira ndetse ikamuha no kuyobora ibintu byose bijyanye n'ibyo agenda yiga ku isi, harimo n'iyobokamana. Iyobokamana agomba kuriho umurongo kugira ngo rimufashe mu bwenge bwo kubaho. Niyo mpamvu ibyo yabonaga biri doubtable, ni ukuvuga ngo ibyo umuntu ashidikanyaho cyangwa bidasobanutse byo muri Bibiliya, ibyo atagomba kubikurikira kuko kubikwesoninga, nko kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo ntimukaganyire iby'ejo, ngo n'inyoni Imana irazigaburira. Iryo jambo Yesu araho yarivuze ngo ibyo ntibibaho, ibyo bintu ni ibintu ngo birenze by'ubujiji. Ariko turebe mu byadufasha byo Yesu yavuze mu by'ubwenge, hari ibyo duhitamo dukore. Ni muri urwo rwego hagiye haza za filozofi zinyuranye muri teolojiya zihakana bimwe mu byo Bibiliya yigisha. Yego. Bivuze ngo yari amaze gutanga ubwo burenganzira kugira ngo icyo umuntu adasobanukiye muri Bibiliya cyangwa se mu ijambo ry'Imana agiquestioning abe yashyiraho ibye. Yaba yashyira kuko hariho muri filozofi principle yazanywe n'utaga Socrates cyangwa Socrate ivuga ngo how and why. Ugomba gukurikira ikintu wibajije ni kubera iki, ese kubikora ese byagenda bite, utabikoze how and why. So rero kubera izo mpamvu iyo principle kandi wibuke yuko ari igitabo nifite cyitwa The Externalization of the Hierarchy, kigaragaza ko bari abafilozofe nka Socrates na Plato n'abandi mu by'ukuri iriya filozofi ikomoka kuri Satani. Babahaye ubwenge mu rwego rwo gushyiraho ubuhanga bwa kera, abo bantu baratoranywa kugira ngo bagire ubuhanga n'ubwenge bwo kubaza no kugaya, ndetse cyane cyane ibintu bidasobanutse cyane, ibintu byo twita yuko ari ibintu biri biri spiritual. Bashobora kuba batabyemera ibintu by'umwuka mbese. Nuko byatangiye kugenda bigawa, haza n'ibyo bita Gnosticism, barabizi bamwe batari benshi cyangwa bose, ariko nuko byabaye. Noneho icyakurikiyeho rero nicyo abantu rero bize ibyo bintu bakabiminuzamo, baje gusohoka bahabwa amadiploma ahanitse, nibo baje kwitwa aba Illuminati cyangwa bamurikiwe. Impamvu cyangwa se ikibazo cyari ikihe mu bijyanye no ku bintu byakorwa, kuko niba izo nyigisho zigiye gutanga uburenganzira kugira ngo umuntu agire ibyo yibaza muri Bibiliya, ibyo abona tumva abihindure abijyane mu mujyo we, mbere uko byakorwa byari bibangamiye bite cyangwa se byari bibangamiyeho iki kugira ngo nyine habeho ubwo burenganzira bwo kuba umuntu yakora icyo ashaka, yayobora ibintu uko abishaka? Bavugaga yuko abantu bagenderaga mu mwijima, niyo mpamvu icyo kinyejana cya 18 bakita the age of enlightenment, bivuze ngo ni igihe cyo kumurikirwa, abantu bakajijuka. Ngo biriya bintu byashyiraga abantu mu bukonde, abantu bakabaho bakibabaza bagatinya baringa, ntabwo binyuranye cyane nicyo Satani yabwiye umugore Eva. Kamubwira ati ibyo bintu ntiki rwose kuki biriya ntacyo bizabatwara, ahubwo bari bashyira mu bukusi. Imana ikibamvu yabibabujije nuko izi yuko muzagira ubwenge nk'ubwayo, ukamenya ikibiri ikiza, ariko gupfa ntimuzapfa. So Satani rero buri gihe agenda ari atinyura abantu,
akabashyiraho iki. Niyo mpamvu human reason tugereranya na bya bita gatandatu. Ubwenge bwa muntu, sensory knowledge, ubumenyi bushingiye kuri senses, bukaba ari abantu baha agaciro kuruta ubumenyi bushingiye ku cyo twita revelation. Rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane, twibwira ko abantu bakwiriye kwitegereza no kurwanya, bakamenya yuko ahubwo tukwiye gusubira kuri wa murongo twashyiriweho n'Imana kuruta uyu nguyu wahimbwe na Satani. Yego. Illuminati cyangwa se abamurikiwe umuryango umaze kujyaho bivuye muri aba ngaba bamaze guhabwa izo nyigisho, inshingano zabo zabaye izihe mu bijyanye, ngo turacyari kuri bira, turacyari mu bijyanye n'ijambo ry'Imana n'iyobokamana, inshingano zabo zari izihe, nibihe bikorwa bigaragara mu mateka bakoze bigaragara ko n'ubundi bikomeje kuyobya wa murongo wari usanzwe hari imbere? Ikintu babanje gukora kwari ukubanza kwinjira muri politiki, babanza guhirika ingoma za cyami bahereye kuri revolution yakorewe mu Bufaransa. Bamaze kuyihirika rero batangira republicanism no kwigarurira ingoma za cyami zose z'Uburayi, izo bacishije bugufi zikemera gukorana nabo zahindutse icyo bita constitutional monarchs. No kuvuga ngo abami ariko bayoborwa na constitution, no kuvuga ngo bareka parlement, itegeko nshinga rikaba ryo ribayobora, ikabambura bwa buhangange bwa cyami, basigara ari abantu bibiwani bareba gusa ntacyo bamaze. Ibyo byabaye mu Burayi nkuko biri mu Bwongereza n'ahandi. Kandi abo bami bahishe binjizwa muri ya politike yo kuba ubwabo ari abasatanike. Yego. Ku buryo umwamikazi w'Ubwongereza uherutse gupfa niwe wari umuyobozi wa Illuminati ku isi, Elizabeth, ayobora abo twita abayobozi b'ibirangirire bo twita the Olympians. Yego. Olympians ni ukuvuga ni ibintu bitirira umusozi wa Olympia wabaga mu Bugiriki, aho imana zahuriraga, imana z'Abagiriki 12. Kuri uwo musozi niho zahuriraga, rero zikitwa Olympians. Noneho n'abangaba nabo bitwa Olympians kuko bakora imirimo y'abari mbese bafashe umwanya w'ibigirwamana ku isi. Buriya barakomeye cyane. Muri Illuminati bitwa the Great Ones. Ubu ibihugu tugenda tubona n'Ububirigi burimo umva ngo kiyoborwa n'umwami ariko gifite minisitiri w'intebe, ibihugu bitandukanye, ni muri uwo murongo. Ni muri uwo murongo. Buriya Republicans, buriya uko leta za Republicans z'abariya niko zimeze. Kuko umwami nta kintu cyakora kiretse gusinya ibyo parlement yemeje, kandi bikemezwa na minisitiri w'intebe nka chief executive officer w'igihugu, yarangiza no umwami agasinya byo kuvuga yuko ibyo abaturage bagize ngo bajya baciye umugani mu Kilatini ngo le voix de peuple, le voix de Dieu, ngo ndetse mu Kilatini uvuga ngo ijwi rya rubanda n'ijwi ry'Imana. Ubwo rero bakaba nta kindi yakongera hari umwami, nta nubwo ashobora guhagarika intambara ibiki babijyamo cyangwa ibindi byasubire by'igihugu. Rubanda nirwo bihitamo, akaba ari umwami usinya ibyo rubanda rwemeje binyuze muri parlement, akanayobora ya mihango ishingiye ku mico mu by'igihugu, yego ibyo bisanzwe y'umuco n'ibindi bene nk'ibyo, akaba ariho agarukira. Ibyo rero byamaze kuba bityo, natwe muri Afrika nibyo batuzaniye. Cyakora twe muri Afrika nta hari umwami uri constitutionnel, kuko nta bwami bukomeye twari dufite usibye ubwami bwa Ethiopia, ariko barabuhiritse mu 1974. Noneho babusimbuza ingoma za gisirikare zaje kuvamo ibyo nanone byo byaje hanyuma mu myaka za 90 ngo by'amatora ngo bya demokarasi. Ariko byose nta kindi byazanye usibye intambara n'akababaro n'imidugararo. Uhakumva izo mbaraga bafite bakuranye ibyo ngibyo, nta kabuza ntiyabara kwibaza ati byanga bikunda n'ibijyanye n'amadini n'amatorero nabo babyinjiyemo kandi bafite baramaze gukora abo bakorera cyangwa se bo bahabwaga inyigisho bakisanga bazigishije. Ntabwo bari bazi ko bikora, kuko urabona umuntu atangira kujya kwiga ibyo ubundi umuntu akaba yakurikira iby'Imana bihawe nayo. Yego. Ni ukuvuga Bibiliya uko twigisha umuntu ntabwo ari we witoranya. Iyo umuntu amaze gukizwa agahindukira ukuri, umwuka muha impano harimo n'iy'ubushumba cyangwa kuba intumwa cyangwa n'ibindi. Bo rero amadini ya Giprotestante amenshi kuko nyazi umuntu aba mu rusengero gusa akagira icyifuzo cyo gushaka kuba umukozi w'Imana. Yego. Noneho akajya mu ishuri rya teologiya akaza akaba umuyobozi. Ntabwo bavuga ngo yavutse ubwa kabiri, no aba ari umunyedini gusa. Niyo mpamvu yagiye filozofi y'idini muhaye niho agarukira mu bumenyi, kandi ntabwo ashobora kubibanyigishije. Ese nibyo iyo somye Bibiliya uko ndeba hari bidahuye akaba wenda yabihindura, ntabwo byakunda. Ahubwo iriya mpamvu barahura bagakora icyo ta synods, bakagenda bazirura ibyo Bibiliya
iziririza. Nimugoroba hari umuntu umukecuru wa telefone yarambwira ati tega ariko nta televiziyo nifite hafi, ati numvise ngo hari umutinganyi ngo basengeye sinzi mu kihe gihugu Rwanda, ndaza kubikurikirana ndasina. Arambwira ati rero umutinganyi mu by'ukuri yahawe kuba musenyeri kandi afite umugore kandi ari umugabo mugenzi we. So urumva what type of aho tugana. Yego. Baragenda rero bagenda bazirura ibintu nk'ibyo kandi so kora abakozi kuki babikora se nuko ari abafrimaso essentially ari bo. Yego. Ni ikiganiro ukwemera n'ibihe, turimo turaganira kuri gahunda ya New World Order. Mwabyumvishe ni gahunda imaze igihe kirekire itangijwe. Base hari intambara zagiye ziba cyane cyane ku mugabane w'Uburayi, intambara ziswe za Croisade, aho intambara zagendaga zihuza abakristo, yaba abakristo n'abagatolika, yaba abayisilamu n'abakristo. Intambara zagiye ziba ni intambara zabaga zarateguwe cyangwa se n'abantu koko babaga bari kurwanira ukwemera, barwanira Imana koko bakisanga bahuye, cyangwa se ni intambara zabaga zateguwe n'ubundi muri ubwo buryo? No, ni zari intambara zari zishingiye kuri power struggle. Power struggle ni ukuvuga ubutware gusa bwa kuko abantu tuvuge nk'ubupapa bwarwanaga izo ntambara ariko bwariyoboye abantu muri ibyo bitero byo kurwanya abayisilamu, bari bashingiye ku ishyaka ry'umubiri. Kuko nabo bwabo Kristo ntabwo rero bakoreraga, bari baramuvuyeho barayobye. Noneho rero ubutware barwanaga bwari ubwa power ishingiye ku muntu nk'ubupapa. Papa ashaka kuba yobora hari ya papa yashakaga musenyeri w'i Roma ari waje kuba papa, yashaka kuyobora ubukristo gatolika hose ku isi. Yego. Ariko bigeze mu mwaka w'1954 haza kuba ikibazo yuko abiburasirazuba bamuvuyeho aba orthodox hamwe nabo bita ba Coptic bo muri Egypt muri Misiri. Noneho bamaze kumuvaho atangira gutegeka ibice bisigaye cyane cyane ibice by'Uburayi burengerazuba, ndetse hanyuma aza no kugira amahirwe yohereza abamisiyoneri muri Amerika y'Epfo no muri Afrika. Inaha abagatolika benshi biganje. Aho rero yahagize imbaraga zikomeye. Abaprotestanti bacika intege, n'abari y'Iburasirazuba barabarusha, aza kubacaho cyane. Sinzi impamvu byagenze kuri rero ubu niko Satani yabigenzeje birangira bimeze kuriye. Ariko icyo nashaka kukubwira ni ukuvuga ngo izo crusades zabayeho mu kinyejana cya 12 cya 13 cya 14. Noneho ariko zirangira ubupapa butsinzwe. Ariko icyari kigamijwe shaka kumvisha no kwigarurira Yerusalemu, no aho bita ubutaka butagatifu, kugira ngo habe munsi y'icyo butu bukristo bari bahagarariye. Yego. Kandi nabo ntabwo bari abakristo, kuko umukristo n'ubundi ntabwo yakoresha power y'inkota ngo atsinde hanyuma bivuze yuko yigaruriye ubukristo. Ntabwo bijyanye na Kristo ko yigishije. Ushobora kwibaza ati abo bantu bashaka kuyobya ukuri kw'Imana, ijambo ry'Imana, bo ntabwo bayitinya, ntabwo batinya wenda bishobora kubabaho, cyangwa nabo ubwabo ntibayemera? Ntabwo ushobora gutinya icyo utazi. Imana tuyishurwa na Kristo, kandi Kristo tumenya uko twizeye, kandi tukizera uko twumvise ijambo rye. None umuntu yakuze abumva bya misa n'ibindi nk'ibyo, uwo muntu ntabwo yigeze yumva ijambo rya Kristo, nta nabwo yigeze arihabwa ngo abyarwe naryo. Nkuko tubibona muri Bibiliya, ijambo ry'Imana niyo ryatubyaje ubutumwa, byatumye tubyarwa ubwa kabiri. Mu rwandiko Petero yandikiye itorero, ukuvuga ngo ni igice cyaho cya mbere, rwandiko rwa Petero rwa mbere wenda katurebe. Yego. Hanyuma mu buryo bwihuse, Petero rwa mbere, Petero rwandiko rwa mbere mu rwa 20 na igice cya mbere mu rwa 22 ngo nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, urumva, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Yego. Yes. Ijambo ry'Imana rizima rihoraho, rizima niyo rishobora kuba ratuma tubyarwa ubwa kabiri tukuhagirwa n'Imana. Rero iyo atari uko bimeze, atari ijambo ry'Imana ihoraho, kandi ari ryo Bibiliya Paulo mu rwandiko yandikiye Abaroma, ari yo ijambo
rya kirisito ariyo jambo ry'Imana ihoraho, icyo gihe biba bipfuye, ntabwo mushobora kumenya ukuri. Murahora muhuzagurika, cyakora mukitwararika idini n'amahame yaryo no kuriteza imbere, kuko mubwirwa yuko iryo dini ryo rifite ukuri, ariko ukuri gufitwe na kirisito n'umwuka we. So rero ntabwo dushobora kwemera twebwe ibintu binyuranye n'iryo hame twahawe kubw'imbabazi z'Imana. Hari abandi mu gihe cyatambutse wenda bagiye bagerageza kurwanya iyo gahunda, bakaba babizira cyangwa se hakagira n'ibindi bibabaho, kubera ko wenda babonaga ari gahunda idafatika, ari gahunda igamije kugoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu mateka hari abahari, mu mateka abahuye ibyo barahari cyane, na mbere ya Ruteri ni uzwi cyane kuko hafi yatambye ubuzima bwe kugira ngo arengere uko kuri, aza gutabarwa no kuboko kw'Imana gusa binyuze mu bikomangoma by'Ubudagi wabo, baramurengera, baramurinda ubupapa, bagombaga kumwica. Ariko aho amariwe rero kwemerwa agakomera, abandi baboneyeho guhaguruka, nk'abitwa ba Zwingli, abitwa ba John Calvin, abo ngabo baje kuboneka mu Protestant burakora maze kwigarura ahantu henshi mu Burayi. Ariko ubupapa ntabwo bwabahoroheye, bwahoraga burwana kugira mu kinyejana cya 20. Nanjye ubwanjye menye ubwenge, ntabwo nari muri Gatolika ntitwemerera gusoma Bibiliya, cyari icyaha kiri sacré, ntabwo mwari mubyemerewe. Ndetse abaprotestant n'abagatolika ntabwo rwose bumvikanaga, ndetse no muri politike mu bihugu bimwe babaga bahanganye. Ariko ubu kuko abaprotestant buragenda mu myaka nka 50 ishize, bitihise muri myaka 50 ishize yonyine, ubu protestant bwamaze guhamba, bwacitse intege, kuko hereye mu mwaka w'1907 habaye kampanye yo gutangira bino bintu byitwa ecumenisme. Noneho ecumenisme byari bishingiye kubwo habaho ubumwe bw'abaporoso, ariho Gatolika nayo ikajya bigendaho nk'indorerezi, kandi biri inyuma. Abantu benshi ntibabimenya, bakumva yuko ari urukundo, cyangwa se wenda Gatolika ko haba haraho byayifasha ngo nayo ikagira icyo yunguka, ariko yo nta kiteze kunguka. Iyo yari ifite umurongo wayo kandi ntabwo izawuvaho. Ngo rero bitangira bityo kugeza igihe byageze aho bigeza. Ariko mbere yaho hari n'abandi bantu bapfuye benshi, ba Patrick bagiye bapfa, ba John Huss cyangwa Hasi bagiye bapfa, n'abandi umuntu atakwirwa rondora wenda benshi, n'abandi benshi bagiye bapfa bitaga ba Waldenses. Waldenses ni abantu bashatse bo ntabwo bari abantu bake, bari abantu benshi barebaga ibintu bihindutse bitajyanye n'uko ubutumwa bwiza bakiriye bwari buri, bakajya bajya mu bihuru, mu bihanamanga bakabiyo, bamwe bapfirayo, abandi bamererwa nabi, kugeza rero igihe imbaraga z'umwuka wera zaje kwinjira mu Protestant aho buravuka. Ikindi nakubwira gusa nuko intambara zabaye mu Burayi, noneho habaye intambara zo kuri ubupapa bw'u Rwanda n'ubuprotestant ku mugaragaro. Bavuga yuko mu gihugu cya Espagne cyonyine kugira ngo Kiliziya Gatolika yatsindire hapfuye abantu 2 miliyoni, kandi muri ibyo binyejana byo hambere nko muri za 600 n'ibindi. Urumva byari ibintu biteye ubwoba, abantu b'icyo gihe urumva igihugu cyagombaga gushira. Byari ibintu biteye ubwoba cyane. Reka noneho twihute tuze mu minsi muri iki gihe. Iyi gahunda ya New World Order cyangwa se umurongo watangijwe icyo gihe, ubu ngubu hagaze bite? Nibe bikorwa bigaragariramo uko guhakana cyangwa se uko kugoreka ijambo ry'Imana, n'abari kugenda batera iyo ntambwe ubwo bati twebwe ntago tuzabyemera, ntago tuzareka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kuzima nk'uko mwabivuze. Mubona bihagaze bite kugeza uyu munsi? Ibikorwa bigaragaramo ko guhakana Imana nibihe? Ibikorwa bigaragaramo ko guhakana Imana ni porogaramu yatangijwe n'utwaga Alice Bailey, yatangiye mu kinyejana cya 20. Hashyizweho ibitabo byinshi bigera kuri 25 yanditse, aribyo biyobora ONU muri kino gihe, ariko ku buryo bw'umwihariko mu buryo buri social changes mu muntu, hari intego cyangwa intambwe cyangwa se ingingo 10 yanditse zigomba kubwirwa abantu bose ku isi, kandi leta zikazisinyira ndetse n'amadini akazihesha umugisha. Izo ngizo ni ingingo 10. Ya mbere kwari nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, nuko hagombaga mashuri cyane cyane y'abana bari munsi y'imyaka 10 bagombaga kwigishwa kuvanamwo ibintu byo gusenga Imana mu mashuri. Batangira systeme yitwa
mbese simo yo kuvuga itandukanye n'iby'Imana, ahubwo hakabaho sisiteme idashingiye ku iyobokamana. Ibyo rero batangira kugenda babyigisha muri ubwo buryo. Mu mashuri ntihabeho sisiteme ijya, kuko hari igihe wasangaga wenda nko mu mashuri imbere ugasanga mbere y'uko amasomo atangira harabaho gusenga, aho kwiga ijambo ry'Imana, abanyeshuri bakabona kujya mu masomo, bigamije kurwanya ibintu nk'ibyo. Batangira ikintu cyitwa secularism. Secularism ni kavuga ngo itorero, abantu, amadini, tugomba kwakira abana b'amadini yose. Ntabwo rero dushobora kwimpoza abana ngo tubashyireho idini rimwe. Kubera izo mpamvu rero abana bagomba kugenda ibyo byo kuri parade prayer igomba kugenda ivaho. Ntabwo babikoze buryo bw'itegeko wenda ngo bibe ikintu kije vuba, bagiye babidiscouraginga buhoro bagaragaza yuko atari byo. None bakajya no muri babana abarimu babo bakagenda babigisha uko bagenda bakura, bakabigisha siyanse na filosofi ku buryo bageraga Imana bakayihakana. Bavuga ukuntu Imana yabayeho, ukuntu umuntu yatangiye aza ku isi, bakavuga ko isi yaremwe bakabyita Big Bang. Bavuga uko umuntu yaremwe bakavuga ngo bakiga ibintu bya evolution cyangwa evolutionary process, uko umuntu yagiye ahinduka hamaze kubaho Big Bang, noneho uko ubuzima bwatangiye ku isi, ukuntu bwatangiye. Ubwo basobanurira bera ngo umuntu yavuye mu nguge ngo yes, nibyo ngibyo ibyo ni evolution actually. Ubwo nuko abantu bavutse batyo, witwaga Charles Darwin niwe wabyigishije, Umwongereza abivanye ku kirwa cyo yagiyeyo kuvizita, agasanga inyoni zisa zihuje ubwoko ngo ariko zidahuje iminwa. Akavuga rero ko zimwe zagiye zihinduka kubera gushaka ibyo kurya zikagira iminwa miremire, ariko nubwo zigira imigufi zabonaga ibyo kurya bibyoroheye. Ubwo rero akavuga yuko ibyo atari kuremwa, ngo ahubwo ari ikintu cyagiye giterwa no guhinduka k'umuntu. Babyigishije n'abantu ku buryo bavugaga yuko umuntu nawe kubera gushaka kurya ibihiye yavumbuye umuriro. Umugore impamvu yategetswe n'umugabo ari uko yabyaraga, yabyara akaba ari ku kiriri, bikaba yuko umugabo ari ujya guhaha, kubera ko umugabo ari wazanye umuhigo akaba shefu. Urumva, so ibintu bitajyanye n'Imana yigisha. Ibyo rero nibyo nabwo butukurikiza, byo bavuga iby'uburinganire, iyo bavuga ngo umugabo n'umugore barangana hawo basanga ni ikintu gipfuye. Bashobora kungana, ibyo bita equity, bakangana imbere y'amategeko, imbere y'uko nanjye ndabyemera. Ntabwo nemera yuko, ahubwo hari n'abantu ukuntu batekereza ko umugabo agomba kuba igikoko agacura umugore akamukorera imitwaro. Oya, ntabwo ariko nacyo regeye nk'ubwoko abantu nakuriyemo Abahima ngira ngo batandukanye n'abandi Banyafurika. Abagore babo baba banini kubera kurya, ntibagire icyo bakora. Nanjye nasanze abagore twebwe iwacu ntabwo umugore yakamishaga mwihitamo kubita ihembe ikamukura mu ijisho, ntabwo yakoraga iki, yabaga mu byansi. Ubwo ni umuco nasanze. None turakuze sanga no muri ntuzari kubyira, ariko abandi bantu bakaba ngo umugore cyangwa hano mu Rwanda abagore bavuze induru ngo twarakize, leta yaradukije ngo twabaga hakurya y'iziko, ariko hakurya y'iziko habaga bahuko. Nese umugore baga ari umuhuko. So abantu bacu bafite ibibazo by'ubujiji na politike nyine abantu bajyamo bagahimba ibintu, ariko twe turabona yuko atari byo, kuko nta nicyo bishobora kuzana. Kandi tugira amahirwe ko turi abantu bakuze mu myaka twabonye ibintu. Yengeye kwiza imyaka 70, ibintu no byijeje muri ntabwo byaza ngo bimpindure, cyane cyane ko ufite ubwo bumenyi burenga ibyo. Gatuma turebera hamwe ubwo izo filosofi za ba Charles Darwin abantu baraziga mu mashuri na n'ubu ngubu, kandi bakabyemera uko nguko. Nabyibuka ubwo ikigo neza secondaire twagiraga cyo bita morning prayer. Tukajya kuri assemblée tukasenga, twamara gusenga tukiga ijambo ry'Imana tukajya mu ishuri. Ubwo iyo gahunda yaje igamije gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko mu buryo abantu batazi. Mu buryo abantu batazi, bikaza buhoro buhoro. Byatangiye mu Burayi, hano muri Afrika bigenda bizamwo ubu ngubu, kuko ntago bashobora kubyimpoza ku Banyafrika. Kuko Abanyafrika babanje abamisiyoneri no batangiye iby'amashuri, batangira bavuga iby'Imana. Rero immediate ntabwo bashobora kubihagarika. Icyo bagiye bakora buhoro buhoro nuko bagendaga bazana ahubwo abarimu bigisha ibitandukanye n'iby'Imana. Noneho rero bikaza kugeraho babivuga byoroshye, bati ibyo bintu byo mukora n'ubujiji, nta mpamvu yo gusenga, murasenga siki. Ibyo rero bikaza kurangira, ariko bisigara mu mashuri none y'abamisiyoneri. Wajya nko muri nk'amashuri yo mu Rwanda, n'urugero amashuri n'aya Kiliziya. Kiliziya igomba gukora ibi bigakomeza igasenga. Ndetse kuko iyo Kiliziya yamaze kubona yuko amadini yose yamaze kwigarurira, ntabwo bacyateye, bakemera n'abana amadini yabo bagasenga mu buryo bwa giprotestante, kuko abaprotestante bashyira hamwe bakemera bagasenga ukwabo. Ariko kuko babaga bazi
yuko nta impact ishobora gukora. Bazi yuko bamaze kubarangiza nta kibazo bafite. Ariko nka kera aho byari bikomeye, numva hano mu Rwanda yuko niba uri umusilamu ugomba guhindura amazina kugira ngo wemerwe. Yego. Hari katugaruke mu bijyanye n'imyigishirize noneho. Iyo urebye muri iki gihe usanga abantu biramanta bakavuga bati ahantu dusengera nge ntabwo nzasubirayo, ugasanga abanyigisha abantu basigaye batanga zihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, abantu ugasanga ati baraduturisha gusa, mbese ugasanga ikijyanye n'amadini n'amatorero ubutumwa buhatangirwa abantu batangiye kukweshoninga bavuga bati ntabwo bihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ese ibyo nabyo wenda byari muri ya gahunda yo kugira ngo abantu bazageraho bivumbure bave kuri abo bigishwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho bimeze bite? No, muri ano madini ikibazo cyayo, amadini yavuye ku ijambo ry'ukuri. Wenda amadini buriya y'abaprotestani na gatolika yo afite discipline, kuko yigishwa n'abantu b'abahanga b'impuguke, bakaza bakagendera ku murongo kandi bakagira discipline ya leadership. Yego. Ntihabe ikibazo cy'imidugararo n'ibiki byose, kuko ari idini nyine institution ikomeye, ntabwo we wazana ngo uyishyire mu ibyawe. Ariko bigeze muri twebwe abiswe ngo nabo umwuka, haza imyuka ntitwabimenya. Abantu bashaka inyungu zabo baraza, noneho natwe ubwacu abita ngo n'abayobozi baraberekera kugira ngo haze inyigisho z'ibinyoma zigisha amafaranga. Yego. Noneho kwigisha amafaranga hakazamo n'abahanuzi b'ibinyoma, kandi ubuyobozi bukabareka bakabikora kuko bafite icyo bahuriyeho. Yego. Kandi bose bahuriye ku ifaranga. Iryo faranga rero Bibiliya yigisha yuko iyo uhisemo amafaranga ntushobora gukorera Imana, kuko ntushobora gukeza abami babiri. Yego. Ibyo Yesu yarabitubwiye. Rero kubera ko abari baje batari abantu bakirengera ubugingo bw'abantu, ahubwo ari abantu bashaka gusarura mu byo abantu bavunikiye, icyo bashyiraga imbere n'icyo. Ibyo binyoma rero bigenda bigaragara uko ibihe byagiye bisimbura ibindi. Hagiye haza ayitwa Macyaki n'urugero, noneho yakaza afite akavuyo kenshi. Yego. Umuntu akaza agashinga itorero, kanya gato akaba yise bishop, kanya gato undi akamuhirika, akamuhirika mu buhe buryo amusahura abakristo, akajya hari agashinga irye dini, n'undi bagenda bibaka akajagari. Bigeze aho rero bigera no mu matorero, kuko iriya power y'Amacyaki yaje kugenda yinjira mu madini amwe nka za ADEPR. Abantu hari abantu bunanizi bajyaga bava muri ADEPR bakajya kudefiriza, kubera kudefiriza akavamo akajya muri Amacyaki, kuko hari abemerwaga. Amacyaki rero ntagira umurongo kugera naho bimika abagore, ndetse kuko byabaga ari igitekerezo cy'umuntu icyo ashatse akaba ari cyo akora. Yego. Kubera ko atazi Bibiliya, adafite n'umwuka wayo, ntagire impuhwe. Byari byo nakubwiraga, zabona ndahindura kino kintu n'inkindura naba nkoze ishyano. Yego. Iby'amategeko uko bagenda bagira imbaraga rero, noneho abo bagendaga bakora ibyo bimika n'abagore, batangira n'ibyo bashaka gukora, bashaka gukora ibyo bishakiye, bagiye bashyigikirwa na Satani binyuze muri ya system itegeka isi. Yego. yo kugenda bazirura ibintu, kwishyira ukizana, gukora ibi, uburinganire, ibyo bita feminism, kurwanira inyungu z'abagore, kuko bavuga ko abagore bakandamijwe, urumva. Noneho bakora n'abakandamijwe bagomba kwigobotora ingoma y'abagabo, none iyo struggle ihoraho, hakabaho iyo ntambara. None ibyo bintu bikaza no muyobokamana, watangira kuvuga bakabata uyu nguyu ntabwo yumva Imana, ese gakiza saka twese, ese ko Bibiliya ivuga ngo nta mugore nta mugabo muri Kristo Yesu. Noneho ibyo bintu bakabivuga ntibashobore gusobanura, kuko Petero yaravuze ngo izandiko za Paulo harimo byinshi abaswa bagoreka, nkuko bagoreka ibyanditswe bindi, nyamara ngo bikabazanira kurimbuka. Iyo basoma ibyo ntabwo basoma inzandiko zitiriwe abashumba, zivuga uko itorero rikwiriye kuyoborwa. Biriya byo muri Bagalatiya wenda ngira ngo ni 3:28, aho bavuga ko twese turi umwe muri Kristo, bivuga mu gakiza, ariko ntabwo bivuga mu buyobozi bw'itorero. Aho rero ibyo bintu babimenye, ugatangira gusanga bajayanye, none bakabirwana, kugira naho batangira kujya babyina uko bishakiye nk'abari mu kabari, bakavuga ngo David yarabyinnye umwenda uragwa, we ugasanga akagenda bashaka ingingo ziba protecting. So abantu bameze batyo rero, kuko iyo ufite inyungu zawe ntabwo umwuka kwegera, kuko Bibiliya iravuga ngo ku munyabwenge zifata nk'umunyabwenge, ku munyantege zifata nk'umunyantege, no ku kigoryi zifata nk'ugoramye. Noneho uko Imana ikakureka ukomeza kuko izi yuko nta bushake bw'ufite, ko nta makenga ugira. Umunyamakenga yitegereza ijambo ry'Imana kugira ngo aryitondere, ejo atazikaga yakoze amahano. Ubundi bwo najya numva noneho ya reasonism twahereyeho, kuvuga ngo umuntu ararebye aravuze ati niba wenda ADEPR batega ibitambaro mu mutwe, wenda bikaba binafite icyo bivuze,
kuki njye ntabikuraho, yego kuki ntabikuraho nkashyiraho ibyanjye, Yego. aho gushaka ukuri kw'ijambo ry'Imana muri Bibiliya ukavuga uti kuki njye ntashyiraho ibi ngibi. yego ari naho hagiye haza abantu batandukanye bakavuga bati Yesu yarabirangije byose, mujye mukora ibyo mushaka. aha ibyo rero byaba ugasanga tuvuge nka ADPR nicyo kimwe mu bintu byagiye bisubira inyuma cyane, babyita ubuhanuzi kandi ari indagu. Yego. ADPR igasigara ku mihango ariko mu by'umwuka byararangiye, ikadepanda ku bitongo banyempano. Ibyo narabisanze. Urabona nyuma ya jenoside habayeho noneho ibintu biba byinshi, abajya mu byumba baraboneka, abantu bose mu buvumo, ubwo abahanuzi bakaba hirya no hino. None ibyo bintu byaje, abahanuzi bahabwa intebe, noneho bakaba ari boja batwara ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntibarisome, bagatega uwitwa umuhanuzi, umunyempano w'Imana kugira ngo babwire. Yego. Noneho ibyo avuze bikaba bivuze ngo Imana iravuze ngo. Ijambo ry'Imana ntibarisome, kandi ntibazanwe n'ijambo ry'Imana mu rusengero, bakazana n'iyo mikorere y'ibitizo mpano zari ishingiye ku kinyoma cy'umwanzi. Rero kiragera kugera aho byagiye bigaragarira amaso ya benshi, noneho bagenda banazirura n'ibintu byabaga mu rusengero. Urugero, ubundi Bibiliya avuga ngo umugore naba ahanura cyangwa asenga akwiriye kuba afite umwambaro wo ku mutwe. Yego. Baza rero kubihindura, ubu ngubu icyo bakubwira gusa ni ukudadefiriza, ukagira agasatsi gake ka natireri. Yego. Kandi icyo nacyo kiragoramye, kuko Bibiliya ntabwo twigisha kugira ngo tugire natireri, yigisha abagore ngo batereke. Yego. Imisatsi yabo mu Kinyarwanda kera cya Bibiliya bavuga no guhirimbiza, kugira ngo umusatsi ube mwinshi, kuko n'ubwiza bw'umugore. Yego. So rero bareba uhimbije ngo aho wowe ukemure ngo hasigare gake, aho gake rero ka natireri ngo nibwo ubaye umukiranutse, kandi sibyo. Gusa nta kundi, iyo utangiye kuzana ikintu nk'ikinyoma, umwuka wera ntabwo ugikoranye nawe. Yego. Noneho abagore benshi bagenda bamenya ubwo buryo ADPR bakayivamo, noneho babonye yuko ADPR igiye kuvamo abantu bagenda bemera bya bindi bangaga, kandi amacyaki yakoraga imbaraga nyinshi, amacyaki arakurura, noneho nabyo bitangaza bavuga cyacyo akaba arabifite, umuntu akajyayo ugasanga umuntu yavuye ahunga agiye muri Zayoni, yagiye hehe, imbaraga zikora ibitangaza bihari, ntabanze gushishoza ibyo ari byo, kuko atigeze yigishwa agakurikira ibyo abonye. Umuntu akajya hahandi hari kwa kwisanzura twavuze. Yes, kwa kwisanzura agakira, cyane cyane yuko iyo yambaga kubona nabonye n'amafaranga, noneho amaze no kwigamo yumvaga biri yarubujije, akabivamo kuko ashaka kugaragara neza. Ni umugore asabwa gusa neza, ubwo ndavuga cyane cyane bashiki bacu ko bahuraga n'ibyo bibazo. Agashaka rero kugira ngo ajye ahantu ho yisanzuye kandi bamuhumuriza, akuva n'ubundi joro azarijyamo, bari impamvu ameze kuriya arubujije. Yaba ari umukene agakomeza kuba muri bya bindi kuko yumvaga ari byo bimubereye, ariko yabonaga agafaranga, niba agiye mu isoko agacuruza akabona udufaranga akajya hirya no hino akaranguza, akajya mu iduka, yabonye amafaranga. Niba kiyagenda bagendaga bahinduka mbareba muri iyi myaka nka 20 cyangwa 30 ishize, ndakeka kandi yabona uko abantu bagenda bahinduka. Kubera iki izo mpinduka wageze kubikomoza ku bijyanye na feminism ndetse n'izindi mpinduka, ngo turi kureba twebwe mu bijyanye n'iyobokamana, kuki usanga zifite abaterankunga cyane cyane baba baturuka muri western countries, ibyo bihugu ndetse birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuki usanga bifite abaterankunga babishoramo amafaranga? Cyo wagisobanurutse? Bashoramo amafaranga cyane cyane, hari uburyo bubiri. Bari abanyaburaya benshi bari bafiteho ku mutima wenda wo gukunda Imana, barahari, bari bafitemo imbaraga, ariko abenshi cyane cyane bahuriye hamwe ni abafurimaso, babaga bafite icyo bashaka kwinjiza mu iyobokamana ku isi yose, bakabikorera bakabishyikira. Hari n'abandi rero babaga ari abanyaburayi, umuntu ku giti cye ugasanga ko afite genius mu byo akora, ugasanga arabifasha, ugasanga kenshi aragenda arushwa imbaraga n'ibiriho, kandi cyane cyane yuko nawe aho yakiriye agakiza yasanze iwabo ibintu byinshi baragiye babizirura. Kuko mu Burayi wibuke yuko abo muri Swede nibo bazanye ubutumwa bwiza muri Afurika, cyane cyane yo hagati, baza no mu Rwanda. Niyo dini rya kabiri cyangwa itorero rya kabiri muri Pentecote burya, nyuma ya Assemblée de Dieu. Assemblies nibo ba mbere, aba kabiri naba Swedish bazanye zino ADPR, Pentecostal Church Movement. Abo rero nibo bari aba kabiri, nyuma yuko ububyutse bwatangiriye muri Amerika mu 1906. Ubwo rero bumaze gukwira isi yose, abantu benshi no mu Burayi bakiriye ubutumwa, bakira bigisha icyo biriya yigisha, ariko buhoro buhoro bigenda bisubira inyuma, ku buryo nko muri Swede, igihugu kimwe mu bihugu by'ubupagane bikomeye ubu, bakora ibintu byose bishobotse
kubera ya problem ya secularism yagiye iza kwigisha science technology biki byose abantu bagenda bavana amaso kuri Bibiliya. Yego. Bigendanye n'iyi gahunda ya New World Order, mubona hazaza h'ukuri kw'ijambo ry'Imana ari he? Ntabwo hahari, ariko Bibiliya itubwira ikintu gituma ducika intege. Iravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kubwirizwa ku isi yose imperuka ikabona gusohora. So kubera rero iryo sezerano ryavuye mu kanwa k'umwami wacu, ntabwo twavuga ngo bigiye kurangira. Ubutumwa bwiza buzakomeza bubwirizwe, kuko umwuka azagenda akora ku bantu Imana yatoranyije bavuge ukuri. Kano kajagari kariho kagiye kuvaho. Niyo mpamvu icyitwa maraya ukomeye kigiye gukurwaho, ariyo iyobokamana rishingiye ku madini, risimburwe n'igishushanyo gisengwa kizicisha batakiramya. Hari abazahara amagara bakareba yuko ibyo bakurikiye ko ari ibinyoma, bakareba icyo Bibiliya yigisha, noneho bakemera abagabo nyabagabo n'abagore b'intwari bakemera guhara amagara yabo kugira ngo bashobore kuvuga ukuri kwa Bibiliya. Muri abo ngabo rero nanjye ndumva ntazatenguha icyo mwuka azanyigisha mugihe nzaba nkiriho, kuko nyamara imbaraga zo guhagarara imbere y'igishushanyo gisengwa nkagihakanya kizicisha batakiramya, urumva nazo ni imbaraga z'umwuka wera, ntabwo ari izanjye. Senga Imana gusa kugira ngo izamfashe zaba nkiriho nshobore guhagarara ntatsinzwe. Ariko izo mbaraga ni nyinshi, kuzihangara no kuzihagarara imbere ntabwo ari ibintu byoroshye. Bibiliya iratubwira ngo ni igishushanyo gisengwa kandi cyicisha batakiramya. Bose n'uvuga imbaraga zacyo, imbaraga zacyo zirakomeye, ntabwo wazishidikanyaho cyangwa ngo zibaririze. Ariko Yesu yaravuze ngo abari kumwe nanjye bazanesha inyamaswa. Yego. Umukristo cyangwa se umuntu ugifite ayo mahirwe yo kuba yakurikira ijambo ry'Imana, ni icyo akwiye kwitondera muri iyi minsi kugira ngo abashe gutandukanya cya kinyoma cya Satani, ndetse gitandukanye no kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana rivuga yuko abamenye ukuri kuzaba batura. Nicyo umukristo akwiye gukora kugeza uyu munsi. Umukristo w'iki gihe akwiriye gukora nyawe ni ukugira amakenga kandi ntacike intege zibiriho, akamenya nk'uko tubivuze ibyo tugiye dukomoza ku bintu byinshi, akamenya yuko ari umushinga wa Satani wo kumurimbuza, akitandukanya nabyo, kandi ntaririre amadini, kuko amadini yo urayaririra ariko ntacyo n'ubundi amaze, kuko amadini ahaka ku nyamaswa aribwo butware butegeka isi. Usanga barashaka kuyanezeza kugira ngo bakomeze bagere bate bakore, nk'uko na Yesu abafarisayo n'abatambyi bashaka kunezeza ubwami bwa Roma, kugira ngo Kristo Yesu waje ari umucunguzi bamushyire inyuma. N'ubu rero uwo mwuka uracyahari, usanga abantu bashaka guhakwa ku butware, bakora ibi, basigare bakicaye bagifite ibya cumi n'amaturo n'imibereho. Ndabyumva ariko buriya n'abatambyi n'ikibazo bari bafite, bumvaga Yesu ibyo yigisha bigenda bibambura ubutware n'imibereho yabo, kandi Kristo yaraje gusoza ibyabo yuko icyo gihe cyari cyagombaga kurangira. Niyo mpamvu n'urusengero umwenda ukingiriza hera watabutse. Yego. Hari abavuga ngo watabutsemo kabiri ngo twese twigireyo. Ibyo nabyo ni imvugo ipfuye. Muri segerere ibyo nakajagari. Aho hari ukugira ngo hari ahantu hataye agaciro. Urusengero aheraho mu isi agaciro kagifite. Ahera hasigaye naho mpinduka ugasanga bakakubwira yuko era bamusanga n'urugero. Ariko nawe bajya kumugenzura ugasanga ntabwo ari ku rwego rukwiriye kwakira abantu nyabo b'Imana, kuko nawe afite ubwe buyobi. Noneho bantu babwira ngo baveyo ugasanga baratatanye, ejo ugasanga babuze epfo na ruguru, bamwe bakanagwa bagasubira inyuma, noneho ugasanga ni ikibazo. Ariko icyo ushaka kukubwira, hari umuntu ushobora kumva ijambo ry'Imana akaba muri hahandi ariko akamenya ijambo ry'Imana ryigisha kandi akarikurikira, yamara kurikurikiza icyo akora atangira kuzana reforms muri rya dini. Yego. Kaba tereko bino bintu nubwo pastor abyigisha, ariko dore icyo Bibiliya yigisha, ntabwo abahakanyije pastor, ahubwo abahakanye ntabwo abahakanyije pasiteri, nta nubwo abahakanyije n'inyigisho, ahubwo aradefanda ukuri. Yego. Aragereza kurengera ukuri kwa Bibiliya, ku buryo na pasiteri nawe ubwe ari muri abo ngo bakwiriye gufashwa, kuko nawe ntazi byose. Ibyo rero byadufasha kugira ngo tumenye. Ariko ikibazo cyacu barabanje batwica mu mutwe, baravuga bati abantu bazi Imana bagiye kwiga teolojiya. Mwabivuga teolojiya akaza ifite pride. Yego. Jewe narize nizibyukamana, kubera izo mpamvu nta muntu wamvuguruza. Ariko ntamenye yuko hagati muri abo bantu harimo abantu bafite umwuka w'Imana. Yego. Bashobora kuba bamenya byinshi kuko bahishuriwe ukuri. None Simiyoni yamenye Yesu yuko yaje. Aragenda amubonye aramufata aramusingiza. Ntabwo Simiyoni ntabwo numva yuko yari umutambyi,
yari umuntu w'Imana gusa bahoraga ariko abatambyi b'i Yerusalemu ntabwo Yesu bamumenye. yego Rero niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa tukamenya ngo icyo umwuka ashobora gukora, kandi nawe umuntu agucarengiza anyuze mu byanditswe yagushaka guca hirya no hino kugira ngo ugire ute umuyobye, kuko aho ngo utangiye kurwanya ukuri. Ariko kankwiye nk'urugero, umugabo witwaga Apollo yari intumwa na Pawulo yamwitaga intumwa, ariko abantu bamuhuguye bari abantu basanzwe, witaga Akwila n'umugore we Priskila, baramubwira ati ibi bintu byo uvuga by'umubatizo wa Yohana byataye agaciro. Baramuhugura araje aragenda, ariko bariya ntabwo twiye twumva aho bigeze baba intumwa, bari abakristo bigishwe gusa na Pawulo. Baravuga ati ibintu ntabwo ari byo, nawe abyumvise ntiyabihakanya, yemera ukuri, atangira kubatiza mu izina rya Yesu. Ariko Bibiliya ikavuga ngo yari umuhanga mu byanditswe. Ushobora kuba umuhanga mu byanditswe ariko hariho ibyo utashobora wenda kumenya, ukeneye kumenya ugasobanukirwa. Ushobora kuba utarize teolojiya ariko ufite umwuka w'Imana, kandi Bibiliya kuyisoma biroroshye, ukaba waranasomye na Bibiliya. Bayishyize mu ndimi zacu, iyo usenga Imana iraguhishurira. Jewe nagiye mu ishuri rya teolojiya, ariko ikintu cyamfashije kugira ngo ibya teolojiya byose bampaye nayo kwifata nk'aho ari ukuri, ni base nari ifite yo kuba narigishijwe n'umwuka wera, ijambo ry'Imana. Yego. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nagira ngo tubwire hari gahunda mugira ijyanye gahunda n'imvugurura myizerere. Iyo gahunda nagira ngo mwayitubwiraho iki mubihuje n'ingingo twaganiyeho uyu munsi? Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Jewe mu mwaka w'ibihumbi 2009 nagize ihishurirwa, nagize yerekwa, nari mvuye mu giterane cy'Abagande cyari kiyobowe n'utwaga Kiwewesi. Hari Abagande, hari abantu bamuzi n'abapasiteri benshi baramuzi, yigeze kuza inaha, araza akora ibintu birambabaza cyane kuko yaje abwira abantu yuko afite ikiganza cy'imigisha, abafata mu kiganza cye babona imigisha. Abakristo rero arababwira ati mwebwe muri benshi nta bafata mu kiganza cyanjye ngo bizakunde, ariko abapasiteri banyu baraza gukora mu kiganza cyanjye. Hanyuma ku materaniro yagombaga kucyongera ngo hari kuwa gatatu, hanyuma tubwire ko ku cyumweru niduterana mu masengero abapasiteri bacu bazadukora mu ntoki bakaduha umugisha yabahaye. Ibyo rero numva yuko ari ibintu by'ubuzembe bikomeye cyane, ariko ndaceceka. Ubwo tugarutse umunsi wakurikiyeho azana irindi somo rivuga ngo abantu nibagende bafate ibitaka, niba ufite ahantu heza ushaka Imana ngo umugisha uhubake mu bakire nka za Nyarutarama, genda ufate igitaka cyawe kimuzanire. Niba ushaka akazi zana diplome yawe ayisengere, niba ushaka kugira amafaranga muri banki uzane checkbook yawe. Nawe ushaka imodoka igezweho, genda ushaka imodoka mu mujyi ukunze wifotore umuzanire ifoto yayo. Abantu benshi bari rukaza ibintu babijyamo, so nanababaye cyane rero mbonye ibyo bintu, njye nafite akababaro. Umuntu akabajya no gufotoza umwana ashaka kubyara cyangwa n'umugore ashaka kuzashaka usa n'uwo yifuza. Rero ibyo bintu rero nsanga binyuranye n'ubutumwa bwiza. Ngenda mbabaye, umutima nibaza icyo gukora. Ndibuka ko ari kumwe n'umukobwa wanjye, nari namujyanye yari akiri umwangavu. Nari nzi yuko abana bagenda bayobera mu madini, nkambwira rero ugenda uyoba, hari n'abana bagenda babigisha amashuri ya segonderi, dore ubuyobe buhari mwana wanjye ubimenye. Ndagenda rero nje ngeze hariya kuri Prince House i Remera, niho numvise ijwi rimvugiramo rivuga ngo nimugende muhindure abantu abigishwa banjye. Noneho ntabwo bambwiye ngo ibyo yarurimo byari bibi cyangwa se genda ukora iki, mugende muhindure abantu kwa bigishwa banjye. Iryo jambo naragenda rireba ndeba icyo bishatse kuvuga, yuko ari ukubigisha kwitondera ibyo Yesu yigishije. Rero uwo mwuka uramfata, ndabikunda, nshaka aho nzabyigishiriza kuko aho nigishirizaga ntabwo nabwo afite abantu barenze 30. Noneho rero biba ngombwa yuko nshakisha uko nakora. Nibwo naje kubona imwe mu maradiyo hano mu bitangaza bikomeye iranyakira, ntangira kwigisha ku radio. Nibwo abantu batangiye no kumenya, igihe kiragera amadini barayafunga n'ibiki byose. Ngiye kugira amahirwe nongera kubona radio Umucyo, nkaba nyine nashimira iranyakira, ndaza nkomeza umurimo wanjye kuko Imana niyo yari yampamagaye n'ubundi niyo yanciraga inzira. Rero nkaba nshimira ubuyobozi bwa radio Umucyo uko radio Umucyo cyashyiriho nkurikije bita mission and goals zayo, no kugira ngo ubutumwa bwiza bubwirizwe. Ubwo rero numva ndishimye ndanezerewe. Cya kabiri cyambayeho
ni uko mu bitangaza bikomeye nabwo nagiye kuri YouTube umuntu arantumira kuri YouTube umuntu atanga icyigisho cyarimo ingingo 10 yego ibice 10 byo kwigishaho napfuye kubyigisha abantu baramenya noneho abantu bakajya bantumira gukeshinga na cyano yanjye yitwa Pastor Peter Musisi Official. Noneho hari gahunda natangiye yo kwigisha abantu rya jambo nsubira inyuma gatoya ryo kwihindura abantu kuba bigishwa. Najyaga mbitangira mbyigisha kuwa gatandatu ku cyumweru akaba amateraniro baza gufunga amadini. Noneho nza kubona nanone ubundi bufasha bwo kwigisha noneho kubonaho nigishiriza mbona n'ibyangombwa bitandukanye n'iby'idini. Yego. Noneho bimpa uburenganzira kwigisha. Noneho ubwo rero nkaba rero nigisha kwigisha no kwa kundi kw'idini nkuvaho nkomeza ya gahunda Imana yampaye yo kwigisha abantu guhinduka abigishwa. Principle yacu no guvugurura imyizerere kuko imyizerere kiri ku rwego rw'idini ntabwo ifasha umuntu ariko ivuguruwe ijya ku gifatiro rwa Kristo. No umuntu ntaba akigengwa n'idini akaba agengwa n'iki n'umwuka wayo w'Imana. Noneho hagati aho uwo muntu akiga hagamijwe ngo hinduke umwigishwa wa Yesu Kristo. Ubu rero nibyo dukora kandi tumira abantu bose b'umutima mwiza yuko baza bakadusanga tugafatanya bahareba ibyo wenda ibyo tukora batabyishimira bashaka kutugira inama bahitugira ariko babandi baza gutata gusa wenda batazi ibyo barimo abo nabo ntabwo mvuga ntibazazi baza nabo bakareba ashaka kwizana bakumva ukuri aramutse yarahamagawe n'Imana. Noneho tukaba muri wa mujyo umwe wo kugira ngo abantu bagere ku rwego rwiza. Nyamara aho ngo niyo dukora ibyo dukora n'imirimo y'itorero isanzwe. Dushobora gusezeranya, dushobora guherekeza abatuvuyemo, dushobora kubatiza kuko ibyo turabyemerewe ko dufite icyiciro cyo kuba cy'amahugurwa dukurikije iby'isi ishaka cy'amahugurwa twafashe mu byo twize bya Bibiliya harimo twize pastorship twaba abashumba. Biro n'ubundi turabashumba na mbere hose twarabikora ibyo n'ibindi twemerewe kubikora kandi twibwira yuko tuzakomeza kubikora mu gihe tukiriho. Turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu twigeze kuvuga icyo umukristo ukura akwiye gukora uyu munsi ndetse n'icyo akwiye kwitwararika. Nagira ngo Pastor dusoza ikiganiro cyacu mu magambo magufi wenda yaba umukristo yaba mubwiriza butumwa yaba n'undi wese kugira ngo mubwire abantu amakenga cyangwa se uburyo nyabwo bwo gutsinda ikinyoma cya Satani. Ikinyoma kigamije kugoreka ijambo ry'Imana abantu bakaba bayobe ahubwo bakaba babitera umugongo bakagaruka ku ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo turwanye cyangwa se kugira ngo abantu barwanye ya gahunda ihari imaze igihe kirekire nk'uko twayibonye yo kugoreka ukuri kw'Imana yo gutuma abantu bidagadura bakisanzura ariko bibarimbura. Ijambo ryihuse usanga ryagenewe abashumba tubona cyangwa se n'abandi bantu b'Imana tubona muri Timoteyo igice cyaho cya mbere urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 aho umwuka yabwiye avugira mu kanwa ka Paulo abwira Timoteyo w'umushumba wagombaga kuba ko Timoteyo ni wari umushumba wa mbere w'itorero rya Efeso kandi akaba yaragendanye na Paulo igihe kirekire akaba yaramwigishije. Amuha rero kuko yari amaze kugera mu zabukuru areba yuko asigaje igihe gito ku isi amuha umurage mwiza nawe turaga abandi. Aramubwira atari ku mwuka ni uko dusomye urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa mbere n'uwa 2 gusa haravuga ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Aha rero no tugarukira tukavuga ngo ari inyigisho z'abadayimoni zadutse abantu bakwiriye kugenzura bakamenya yuko ibyo ari ubuhanuzi. Ubuhanuzi rero ntabwo ari bwa muri abantu bikunkumura bahanura. Ubuhanuzi ni ubwa Bibiliya. N'ubundi buhanuzi buza bushyikira Bibiliya tubugenzuza Bibiliya icyo yigishije. Yego. Niba Paulo aravuga ibi ngibi yarahanuye kandi ahanura ibintu tubona biriho. Ubwo rero inyigisho z'abadayimoni kuzigenzura tukitandukanya nazo kuko zirahari. Ziramutse zidahari Bibiliya yabigaragaye yuko ari ikinyoma. Rero kuko rero zihari tushima Imana ko ubuhanuzi busohora. Niba busohoye rero dufite uburenganzira bwo kubirwanya
cyangwa se kubirwanya kwacu ni ukubihunga tugafata undi murongo kandi Imana iracyadushoboze ye ntangazwa nayo ikaduha uburyo bwo kuba tukivuga kuvuga cyo ni igitangaza gikomeye so rero nibwira yuko abashumba iyo tuvuze abashumba ni abahawe inshingano ariko icyo dushaka ni abashumba bari muri kategori y'ababyawe n'Imana bakaba barahamagawe n'Imana batarihamagaye cyangwa batarashatse gusa icyifuzo cyo kuba batware n'abakomeye bameze batyo baragoranye ariko abashaka ukuri babyumva ndetse tukaba twahura tukaba twanaganira tugafatanya kugira ngo duteze imbere iyo gahunda tukadufasha rero twese hamwe kugira ngo dukore umurimo w'Imana dushyize hamwe turwanya ubuyobe. Yego nicyo navuga. Mwakoze cyane rero turabashimiye n'ikiganiro twaganire ku ngingo ijyanye na gahunda ya New World Order tubona biyikuyemo ndetse tubona n'amayeri agenda akoreshwa agamije kugoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngira ngo pasari ibintu twagiye tuganira n'ingingo zimwe na zimwe tuzifuza ko twongera kubatumira ikindi gihe tukazirambura ari ingingo ukwayo. Hari iyo feminisme, hari abafrimason bavuga ngo abafrimason ni abaki, abayunati ni abaki, hari abadasobanukiye ibyo ngibyo uretse kubyumva babivuga hejuru. No tugiye twinjira muri buri ngingo kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Reka tubashimire cyane. Murakoze. Imana yo mu ijuru umugisha. Ariko birashoboka yuko hariho washaka wenda kumenya nomero yanjye ibyo mvuze ibi akazashaka kumpamagara namubwira yuko nomero yanjye mu by'ukuri iba no kuri WhatsApp akaba ariyo 0788 50 60 76. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.